So ndabasuhuje none nigije Victory usanzwe nyiri Vicky Empire. Vicky Empire ni iyanjye kandi nyine icyo nababwira cyo ushobora kuba ufunguye ibitabo kugira ngo ni movie ugiye kureba, ariko kamubwiye ko na movies irahari. Wenda uyu munsi ntabwo ari movie igiye kubaha, ariko ngiye kukurangira aho wakura movie. Urumva, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ngiye kukubwira ukuntu wajya ubona movie. Noneho ikindi, hari n'icyayi nshaka ko dukora, mwebwe mwandika muri comment ziraba nyinshi ibyo tuzakora nyine. Njye mbakorera video mbabwire nka filimi. Noneho ikindi cyo mwe muzamukora izo filimi, nzavuga ati nka filimi 10, n'icyo muzamukora muzamuhitamo umbwira ati oya wowe ubwawe uvuga ati njye nakunze iyi filimi. Nurangiza wowe ujye muri comment uvanemo link y'iyo filimi, then uyidownloadingire wirebere. Uretse bino bintu byo kubazana ibintu by'ibicupuri kuri YouTube ugasanga birazuminze bimeze nabi, wowe ugende downloading HD, amavideo ari HD nyine wirebere ibintu zayo. Kandi nyine ikindi kintu nabwira cyo, hari na WhatsApp number, ubonye ibyo bidakunze cyangwa ushaka n'indi filimi ukanyandikira kuri WhatsApp, then filimi ugahitamo ukirebera. Kandi ikindi nabwira cyo, hari WhatsApp group, hari WhatsApp page nshaka ko ufollowinga. WhatsApp page izayicaho amakuru, mbabwira ati kuri WhatsApp page niho uzajya usanga ibintu, usange ngo kwa karindwi ngo hazasohoka iyi movie, kwa munani hasohoka iyi, hazacaho amakuru atandukanye. So icyo nakubwira cyo, from your page, iyo page ya WhatsApp ni ibintu byoroshye. kandi ikindi cyo nabwira cyo, kuri IG naho mugenda mumfollowinga, nitwa Vicky wanga mu ijana, mujye mumfollowinge kugira tujye dukomeza tunabana ahantu hose. Hano kuri YouTube mwaramfollowinze, niba utaramfollowinga bikore, ndabashimiye nyine abantu mwamfollowinze tu, kandi nyine mwakoze subscribe I mean. Kandi nyine ikindi nabwira cyo, ibi bintu rwose, ibintu byo kuri YouTube reka mbabwire, kuri YouTube filimi ducishaho natwe nyine biba bisaba kweditinga cyane, ubwo rimwe ugasubiza ibyo washyizeho. Kuri YouTube ntabwo birya rwose, icyo hagari ntabwo birya. Nsanga hano kuri WhatsApp, cyangwa se jya muri description y'iyi video, cyangwa se indi video nzakora kuri izo filimi, jya muri description, then urebe link ya filimi navuze downloading. Kandi icyo nakubwira cyo, ntugende udakanze subscribe, udakanze na like kuri iyi video. Kandi nyine duke kumfollowinga kuri WhatsApp kugira ngo amakuru ujye uyabonera ku gihe, amakuru y'ibintu byose ujye uyabonera ku gihe. Kandi nyine niba ukanda subscribe wibuke gufungura inzogera. Buriya iyo udafunguye inzogera hari ibintu byinshi bigucika, byinshi. Biba byiza rero iyo ufunguye inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro umuntu agenda akora, mu yandi mafilimi umuntu agenda abwira abandi, nawe ujye uyamenya. So turana amakuru nyine ku gihe. Ndumva twabanye kugeza kuva iki kiganiro kirangiye, gitangiye kugera kirangiye, ndamushimiye. Wakoze cyane. kandi nyine nimba ugeze aha nyine mu agaciro, so umfashije nanjye, buriya umfashije. Niyo mpamvu nyine nta mpamvu yo kunsaba filimi umwishyuza, nta mpamvu n'imwe. Nyine cya WhatsApp nkutsemo bantu gasa, hari agatekerezo nyine nagize mu minsi yashize, ibintu byo kubacishiriza nyine. Urabona ukuntu mbacishiriza filimi hano kuri YouTube, hari igihe nyine nanjye bigira ingaruka kuri channel yanjye tu, nanjye ugasanga nyine bigize ingaruka kuri channel yanjye. Nari nagize agatekerezo ndavuga ati wagira website iri free kandi byoroshye kudownloadinga filimi iyo ari yo yose. Iri free kuri buri muntu wese no mu gihugu arimo cyose, iri free. Jewe nkandika muri comment mumbwira ati icyo gitekerezo nicyo, ubundi urebe utuntu twikorera. Mujye muri comment muvuga ati icyo gitekerezo wagize nicyo. Byiza, ariko wavuga ko ari cyo